ibigendanye n'ibonezamirire cyangwa se imirire y'abantu n'ibonezamirire. Ibonezamirire rero ni igihe umuntu afite ikibazo runaka ubundi ukamwandikira imirire iboneye ariko igendanye nawe cyangwa se ibyo twita diet. Diet ni igihe biba byavuye ku mirire isanzwe y'abantu bose aho bikagendana n'umuntu bitewe n'ikibazo afite. Rero kimwe mu byo dukora muri FAT2FIT twiga ibigendanye n'ibirire cyangwa se n'ibiribwa, tukamenya ngo ese ko ibiro byazamutse byatewe n'iki. Tubaciriyemo biterwa nuko ibyo turya biba byabaye byinshi kurusha ibyo dukoresha. Icyo ni kimwe cyangwa se nicyo kinini, ariko hariho n'izindi factors zishobora kwiyongera cyangwa se zishobora gutiza umurindi kwiyongera kw'ibiro. Kabiri, nyuma yo kumenya ibyo turya n'ibyo dukoresha umubiri wacu, noneho tujya mo hasi tukareba ngo noneho se muri bya biribwa dusanzwe dufite ni ibihe bibi dukwiriye kwirinda. Ikindi tukanamenya ngo ese ni iyihe mpamvu kino kintu dukwiriye kukirinda. Hari ukuntu umuntu akora regime ariko akayikora atazi mu by'ukuri kubera iki bambujije kurya umugati, cyangwa se kubera iki bari kumbwira ngo umuceri, makaroni nkwiriye kubigabanya. Ibyo rero nibyo tujyamo in details, ukamenya ngo ni iyihe mpamvu ndeka ibi ngibi, ni iyihe mpamvu ndya imboga, ni iyihe mpamvu ndya proteine, kubera iki ntagomba kureka amavuta burundu, kubera iki ngomba gukora sport. Nicyo tuba tugamije cyane ko umuntu asobanukirwa byimbitse ibyo akora, ndetse ibyo bikazamufasha yuko mu gihe cyose azaba ari kugabanya ibiro azaba azi ikintu ari gukora. Ariko kandi ikintu tuba tugamije mu kwiga si ugutakaza ibiro, ahubwo dutangira twiga ariko dufokasinga kuri stabilization. Ese kibi biro ngiye kubitakaza, nyuma yo kubitakaza nzabasha kubimaintaininga. Ubundi gutakaza ibiro si gitangaza, ahubwo kubimaintaininga nicyo gitangaza, kuko ubushakashatsi buvuga ko 90% 90% y'abantu bose bagabanyije ibiro nyuma y'umwaka bagarura ibyikubye ibyo bataye. Bivuze ngo gutakaza ibiro si igitangaza, ahubwo igitangaje no kubimaintaininga. Iyo wataye ibiro rero utazi impamvu, utazi icyo wakoze, utagisobanukiwe, utari gukora ibintu buhumyi, bakubwiye ngo barya salade, kubera icyo urya salade, kubera iki unywa ayo mazi ashyushye, kubera iki, menya impamvu yabyo, noneho bizatuma usobanukirwa amakosa yawe wakoraga. Kabiri, noneho umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo ayo makosa utazayongera. Gatatu, bikuviremo habit, uhindure imibereho yawe, uhindure lifestyle, nibwo noneho bya biro watakaje uzagomba kubitakaza. Niryo banga rero muri makeya, nicyo ngicyo twiga ibigendanye n'imirire no gutakaza ibiro, ariko bizadufasha ko ubwo bumenyi dukuyemo tuzabukomezanya, ukamenya aho upfira ndetse ukamenya icyo ushobora gukora kugira ngo ukosore icyo kibazo wagiraga. Tubahaye ikaze kuri channel ya Nutri-MediPlus. Nk'ibisanzwe turi kumwe na muganga Leah, tugiye kugirana ikiganiro kijyanye na FAT2FIT. Nk'ibisanzwe Leah, mwaramutse? Mwaramutse neza Christian. Turakwakiriye nk'ibisanzwe. Murakoze cyane. Turatangira tukubaza ibibazo bitari byinshi kandi bitari na bikeya kugira ngo duhe ubuhamya abantu bakurikira FAT2FIT. Ni benshi cyane kandi bahibaza ibibazo byinshi. Twagira ngo rero tubamara amatsiko ubibwirire neza. Ese FAT2FIT ubundi ni iki? Ubundi FAT2FIT ni gahunda ibarirwa muri Nutri-MediPlus, ni ikigo gitanga ubujyanama mu mirire. Ubundi dufasha abantu mu kugabanya ibiro, gusubira kuri taye, bakava nyine mu kugira ibiro byinshi bagasubira mu kugira ibiro byiza. Maze imyaka myinshi mbikora, nkagenda mbona uburyo abantu batakaza ibiro. Nagize igitekerezo cyo gutekereza ngo ese ko abantu bakora ari bonyine, umuntu ari umwe ku giti cye agatakaza ibiro, ese birashoboka ko umuntu ashobora gukorana n'abandi?
nibwo nagumaga mbyibaza ubundi mfata initiative njya gusoma njya kureba ese ubushakashatsi bivugaho iki mu kuba umuntu yatakaza ibiro muri groupe. Rero niho nakuye icyo gitekerezo, narasomye nsanga hariho ubushakashatsi bwabivuzeho yuko umuntu yari kumwe n'abandi muri groupe bituma umuntu ashobora gutakaza ibiro byinshi. Rimwe kubera ko aba motive ntabwo acika intege, niko ubwo bushakashatsi bwerekana. Wenda turaza gushyira muri description iyo link y'ubwo bushakashatsi. Icya kabiri, uretse iyo motivation agira, anaspendinga amarana umwanya munini n'umuntu umukurikirana cyangwa se na muganga. Dufate urugero, niba umuntu ari umwe ku giti cye mushobora kumarana iminota 45 ariko baba bari muri groupe mukamarana amasaha 3. Ubwo bushakashatsi rero bwavugaga yuko amasaha umuntu amarana na muganga umukurikirana muri iyo gahunda yo gutakaza ibiro aba menshi kuruta iyo umuntu ari wenyine. Niho rero havuye iyi gahunda ya FAT2FIT. Ni gahunda yo guhuza abantu mu itsinda rimwe bose bafite intego imwe yo kuva mu kuba fat kuba munini, ahubwo intego ari ukuba fit, mu kuba bari fit bafite ibiro byiza, bari physically fit. Naho rero iyo gahunda yaturutse cyangwa se icyo gitekerezo cyaturutse cyo kuva mu kuba fat ukaba fit ariko utari wenyine, ahubwo uri kumwe n'abagenzi bawe muhuje ikibazo, cyane ko ubushakashatsi bwemera yuko iyo mufatanyije n'abandi bishobora kwihuta. Urakoze cyane kubw'igisubizo cyiza duhaye. Ese ino FAT2FIT ni ubwa mbere itangiye cyangwa yahozeho? Batusobanura kugira ngo tubashe kubyumva n'undi ubonye no video bwa mbere amenye ese FAT2FIT nibwo itangiye, yahereye ryari ikora, bigeze hehe? Ubundi FAT2FIT ya mbere twatangiye umwaka ushize mu kwa gatanu. Nibwo bwa mbere twatangiye gukorana, baraba mama n'abakobwa 20. Icyo gihe twari dufite urugendo rw'amezi 6. Nibwo rero niyo groupe ya mbere twatangiranye. Ikindi twabanye n'abagore n'abakobwa bari bafite ibiro byinshi bifuzaga kubitakaza. Twayirangije, umuntu wacu wari wataye ibiro byinshi twaramuzanye, Blandine, yari yarataye ibiro 26. Abatarabonye video turayibereka. Twagize amahirwe yuko bamwe mu bo twagiye tubana bagiye batwemerera kwicara imbere ya kamera. Ubundi hari benshi nyine batabikunda, bakavuga ati privacy yanjye sinshaka yuko njya kuri bose babireba, ahubwo nzaguma mu gikari. Niyo mpamvu tutanazana n'abantu benshi buriya kugira ngo babaho ubuhamya. Ariko twatangiye muri iyo season ya mbere, yatangiye mu kwa gatanu umwaka ushize 2023, turangiza mu kwa 11 k'uwo mwaka. Kandi mu kwa gatandatu twahise dutangirana n'abantu ba online baba mu bihugu bitandukanye byo hanze, nabwo nabo tukabakurikirana mu buryo bwa online. Ku kiganiro cyacu gishize nabonye abantu bibaza cyane ngo twebwe turi online, twebwe turi hanze y'u Rwanda bizagenda gute? Ariko kimwe mu bibazo turi bubasubize nuko abantu ba online nabo turabakoresha tukabigisha. Ubu dufite gahunda vuba tuzabereka umuntu umwe twakoranye online, nuko nyine gukorana nabo umva biba bigoye, ariko twamubajije ibibazo azashaka umwanya ashyira agatelefone kariya atusubize ibibazo bye tubibereke ko n'abantu ba online. Dufitemo abantu ba online twabanye guhera mu kwa gatandatu ku mwaka ushize, dusozanya mu kwa 12. Abari mu Busuwisi, Netherlands, Canada, USA, Mozambique, Zambia ndetse n'abari Dubai. Dufite abanyarwanda n'abarundi, tugeramo n'abarundi bagiye nabo babona impinduka ziturutse muri FAT2FIT. Abari hanze bo twagiye dukorana nabo mu buryo nyine bw'iyakure, tugakoresha za Zoom, za Google Meet n'izindi zishobora kudufasha gukora video conference, tukavugana nabo, tukiga nabo, bakandika bagatekinga notes. Ubundi bo baripima, abandi bo baraza hano tukabapima, ariko bo bari hanze baripima bakatwereka bahagaze ku munzani, tukamenya ngo dutangiye tumeze gutya,
ndetse buri nyuma y'icyumweru turipima, buri cyumweru turipima tukareba ngo ngewe last week nari mfite ibi biro, iki cyumweru mfite ibi ngibi. Muri make rero nuko FAT2FIT ngerageje kubihina, nuko yatangiye, nyuma tugenda dushyiraho n'izindi groups kugeza kuri ubu ngubu. Nkomoje kuri icyo wari uvuze cy'uwa mbere wataye ibiro byinshi, ese ni irihe banga wakoresheje? Ni ukubaha amazi ashyushye, ni indimu, ni ukubakoresha siporo? Ese wavuzemo n'akantu ko kwiga, biga iki? Dufite inyota yo kumenya ibintu bibera muri FAT2FIT, ese ni ibiki? Ese umuntu wumvisha iki kiganiro cyangwa se warebye abandi bataye ibiro, ni irihe banga ukoresha? Tujya tubona ku ma YouTube abantu benshi bavuga kunywa amazi menshi mu gitondo, ugabanye ibyo kurya, nturye nijoro. We ni irihe banga ukoresha itandukanye n'ibyo ngibyo tubona bigatuma ubasha kugera ku ntego zawe z'uko habonekamo uwa mbere wataye ibiro byinshi kandi koko bigaragara nk'uko watubwiye ikiganiro tugomba kureba tukabona koko hari umuntu wataye ibiro? Ese ni irihe banga ukoresha? Yego, murakoze. Ibanga rero wenda sinavuga ngo ni ibanga asaci ko n'ubundi nkunda kubivuga daha kuri kamera, si ibintu bihishwe, ariko icyambere cyo nigisha abantu muri FAT2FIT nuko nutrition is a science. Imirire ni science mu zindi, si ikintu umuntu akwiriye kubyuka ngo ahite akora nyine anyhow, adafite ubuyobozi bw'umuganga wabyigiye. Impamvu aho hantu mpatinda nuko hari abantu benshi twakira bagabanyije ibiro mu buryo bubi bukabatera indwara. Bamubwiye ngo anywa amazi arimo gikukuru, niki umunyu mwinshi ushobora kukwica, cyangwa se ngo akore jus z'amashu, amashu nayo naba menshi azatuma tiroide yawe idakora neza, none ushobore kugira indwara z'umwingo cyangwa se no gukora nabi kwa tiroide kubera ko wakoze regime nabi. Abandi bakaza barakoze izo kwicisha inzara n'amatangawize n'indimu nk'uko wari ubivuze byinshi, nabyo bikabateramo uburwayi bw'igifu n'ibindi. Rero ibanga nuko dukora ibintu twigiye. Hari abajya bambaza ngo ese uri umugorozi, uri umuvuzi gakondo, ibintu nk'ibyo, ariko nta na kimwe kirimo. Ngewe ndi Nutritionist, nibyo nize ibigendanye n'ibonezamirire cyangwa se imirire y'abantu n'ibonezamirire. Ibonezamirire rero ni igihe umuntu afite ikibazo runaka, ubundi ukamwandikira imirire iboneye ariko igendanye nawe, cyangwa se ibyo twita diet. Diet ni igihe biba byavuye ku mirire isanzwe y'abantu bose, aho bikagendana n'umuntu bitewe n'ikibazo afite. Rero kimwe mu byo dukora muri FAT2FIT, twiga ibigendanye n'ibirire cyangwa se n'ibiribwa, tukamenya ngo ese ko ibiro byazamutse byatewe n'iki. Tubaciriyemo biterwa nuko ibyo turya biba byabaye byinshi kurusha ibyo dukoresha. Icyo ni kimwe cyangwa se nicyo kinini, ariko hariho n'izindi factors zishobora kwiyongera cyangwa se zishobora gutiza umurindi kwiyongera kw'ibiro. Kabiri, nyuma yo kumenya ibyo turya n'ibyo dukoresha umubiri wacu, noneho tujya mo hasi tukareba ngo noneho se muri bya biribwa dusanzwe dufite ni ibihe bibi dukwiriye kwirinda. Ikindi tukanamenya ngo ese ni iyihe mpamvu kino kintu dukwiriye kukirinda. Hari ukuntu umuntu akora regime ariko akayikora atazi mu by'ukuri kubera iki bambujije kurya umugati, cyangwa se kubera iki bari kumbwira ngo umuceri, makaroni nkwiriye kubigabanya. Ibyo rero nibyo tujyamo in details, ukamenya ngo ni iyihe mpamvu ndeka ibi ngibi, ni iyihe mpamvu ndya imboga, ni iyihe mpamvu ndya proteine, kubera iki ntagomba kureka amavuta burundu, kubera iki ngomba gukora sport. Nicyo tuba tugamije cyane ko umuntu asobanukirwa byimbitse ibyo akora, ndetse ibyo bikazamufasha yuko mu gihe cyose azaba ari kugabanya ibiro azaba azi ikintu ari gukora. Ariko kandi ikintu tuba tugamije mu kwiga si ugutakaza ibiro, ahubwo dutangira twiga ariko dufokasinga kuri stabilization. Ese kibi biro ngiye kubitakaza, nyuma yo kubitakaza
nzabasha kubimaintaininga. Ubundi gutakaza ibiro si gitangaza, ahubwo kubimaintaininga nicyo gitangaza, kuko ubushakashatsi buvuga ko 90% 90% y'abantu bose bagabanyije ibiro nyuma y'umwaka bagarura ibyikubye ibyo bataye. Bivuze ngo gutakaza ibiro si igitangaza, ahubwo igitangaje ni kubimaintaininga. Iyo wataye ibiro rero utazi impamvu, utazi icyo wakoze, utarigisobanukiwe, utari gukora ibintu buhumye, bakubwiye ngo barya salade, kubera icyo urya salade, kubera iki unywa ayo mazi ashyushye, kubera iki, like menya impamvu yabyo, noneho bizatuma usobanukirwa amakosa yawe wakoraga. Kabiri, noneho umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo ayo makosa utazayongera. Gatatu, bikuviremo habit, like uhindure imibereho yawe, uhindure lifestyle, nibwo noneho bya biro watakaje uzaguma kubitakaza. Ni iryo banga rero muri makeya, ni icyo ngicyo twiga ibigendanye n'imirire no gutakaza ibiro, ariko bizadufasha ko ubwo bumenyi dukuyemo tuzabukomezanya, ukamenya aho upfira ndetse ukamenya icyo ushobora gukora kugira ngo ukosore icyo kibazo wagiraga. Yes, udusubije neza cyane. Muri make mbashije kumva kwiga icyo akamaro kabyo, kuko washoboraga kunywa amazi ashyushye ibiro bikagenda, ariko wamara kubitakaza y'amazi ashyushye ukayareka, urumva n'ubundi bizagaruka. Ariko amazi ashyushye ntabwo agabanya ibiro. Yes, ariko mbashije kumva neza rya shuri icyo akamaro karyo, ko urabyiga n'ubusanzwe FAT2FIT wayisoza umaze guhabwa, nimba nabyita impamya ubushobozi ni mu bigendanye no kubasha kuzakomeza gutakaza ibiro, nako kuguma kumaintaininga bya biro. Ni byo somo nkuyemo cyane. Dukomeza, ese nizihe challenges cyangwa se nizihe mbogamizi wagiye uhura n'abantu baje bwa mbere? Imbogamizi zirimo nuko ibi bintu byo gutakaza ibiro bisaba kwiyemeza. N'ukwiyemeza ni discipline n'ibintu bibiri ubundi byibanze. Iyo umuntu afite discipline akaba afite na determination plus bwa bumenyi twavuze, birakunda cyane. Ariko tugira ikibazo cy'abantu arashaka gutakaza ibiro ariko ntashaka kwemera icyo bimusaba. Ibyo wamubwiye kora gutya bitanagoye, ngiti ngewe rega umugati warananiye kureka, ngewe rega agafiriti rwose ntago mbasha kubaho nakarya, like nyine discipline ikamwangira. Niyo ubundi niyo mbogamizi yibanze tugira, nuko hari abantu tubana discipline kanga, cyangwa se bagahora bafite inzitwazo. Mfite akazi kenshi simbasha kubahiriza regime, cyangwa se nyine ntago umuntu wabuze discipline ntagabura inzitwazo zindi ashiraho. Ariko nicyo kibazo nyamukuru tugira rwose, sitwanababeshya. Hari n'abadropingiramo hagati akavukubwira ati muganga ngewe birananiye, ni ikihe kibazo tugufashe gute? Ati ngewe rwose kureka kurya nkuko naryaga byanze. Ariko ikiba kibabaje nuko hari igihe twakira abantu barwaye kandi ugasanga wenda mwigeze gukorana mbere, akabivamo nka gutyo yayibuze discipline, nyuma y'imyaka 2 akagaruka ati noneho nagarutse, noneho nta mikino mfite, noneho nje kubikora. Ati byagenze gute? Banyandikiye imiti ya diabete, bambwiye ko impyiko zitari gukora neza, ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu yanze kubikora before akiri muzima, hakiri garuriro, aje gushyiramo ya discipline na ya determination wamusabaga too late, akererewe, hatangiye kuzamo uburwayi. Niyo mpamvu dushishikariza abantu rwose, niba ubona ufite ibiro byinshi biguteye inkeke, rwose shyiramo imbaraga ubikore utararwara, kuko uko utinda niko indwara ziyongera, probability yuko ushobora kurwara byiyongera. Kandi hari indwara urwara gusubiza inyuma ntibikunde. Niba isukari yawe yaravuye ku murongo,
tuzaguha diet isukari ibe stable ijye ku murongo, ariko igihe cyose uzajya uva kuri regime isukari yawe izajya iva ku murongo. Ariko umuntu waje hakiri kare atararwara azirinda za ndwara. Ubushakashatsi bwerekana yuko gutakaza 10% ryonyine ry'ibiro ufite, niba ufite ibiro 90 ugatakaza ibiro 9, bigabanya ibyago byo kurwara diabete ho 50%. Urumva rero niyo mpamvu tubashishikariza yuko bakwiye gutakaza ibiro hakiri kare, kuko bizakurinda za ndwara aho kugira ngo uzaze wamaze kurwara. Niyo challenge nini mpura nayo, nuko hariho abantu discipline ngora cyangwa se niba bedetermine bigatuma batagera ku ntego. Ariko abiyemeje kabisa barakubwira uti mu buzima mu kintu cyiza nigeze menya. Hari umwaka twasoje, bamwe muri iyo groupe barambwira ati mu bintu byiza byambayeho muri uyu mwaka urimo, kuko ubuzima bwanjye bwarahindutse ndabibona n'amaso yanjye. Rero ni ibintu byiza numva nashishikariza umuntu wese wumva afite ibiro bimugoye bimuremereye. Urakoze cyane. Ese ubundi mu busanzwe uri umuganga, ibintu uri kutubwira ni ibintu wize kandi ufiteho n'ubumenyi. Ese ubundi ibiro byinshi nizihe ndwara bishobora kugutera ku buryo twese twakumva ko tugomba kujya muri FAT2FIT tukakumira izo ndwara hakiri kare? Nk'uko nari mbivuze mbere, zimwe mu ndwara zishobora guterwa n'umubyibuho ukabije harimo indwara ya diabete, indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso no guturika kw'imitsi, indwara z'amagufwa, harimo kubabara umugongo mu ngingo. Hari mu kiganiro cyabanje twabonye umwe twakoranye wataye ibiro 19 akuramo gukira umugongo. Rero ni kimwe mu ndwara nazo zishobora kugendana n'indwara z'amagufwa, mu mavi, mu mugongo, ugasanga umuntu afite indwara zigendanye n'ingingo kubera ko afite ibiro byinshi. Ikindi harimo indwara z'urugimbu rwinshi mu maraso, za cholesterol ziri hejuru. Ndetse hari ikindi, abantu bagira indwara z'ubuhumekero bakananirwa guhumeka, kugona, kuhumagira bari kugenda. Izo zose zishobora kugendana n'ibiro byinshi. Ubundi ni indwara nyinshi zishobora kushamikira ku mubyibuho ukabije, harimo na kanseri, harimo gutinda kubyara, kuko abantu bafite ibiro byinshi bigabanya fertility yabo, bigabanya amahirwe yo kubyara. Rero niyo mpamvu ni byiza kugabanya ibiro, kuko izo ndwara zose zishobora kurira ku biro byinshi. Urakoze cyane. Ese ni gute umuntu ashobora kumenya ko afite ibiro byinshi? Ubundi umuntu ashobora kumenya ko afite ibiro byinshi, hari n'igihe wireba ugahita ubimenya ko ufite ibiro byinshi, ariko ubundi hari ibipimo by'ibanze. Hari icyo twita body mass index, ni igihe dupima ibiro by'umuntu tukabigereranya n'uburebure. Iyo BMI yawe wenda ni imibare isa nkaho iri compliqué kujya mu mibare myinshi, ariko iyo ubona urengeje, niba ufite 1.70 m ukabona urengeje ibiro 70, biba bivuze ngo ibiro byawe byatangiye kuzamuka. Niba ufite 1.63 m ukabona urengeje ibiro 63, ibiro byawe biba bitangiye kuzamuka. Rero ni icyo twita body mass index, ubucucike bw'ibiro kuri metero kare, nibyo tugenderaho. Icya kabiri tukagendera kuri waist circumference, umuzenguruko wo mu nda. Umuzenguruko wo mu nda buriya nawo uri ni ikintu cy'ibanze umuntu ashobora kugenderaho amenya ko afite ibiro byinshi cyangwa bikeya, kubera ko umuzenguruko wo mu nda uroroshye gupima icyo twita central obesity. Obesity iri ku gice cyo hejuru, kuko ari nayo iteye ikibazo cyane. Rero ku bagore, iyo umuntu afite hejuru ya santimetero 88 biba ari ikibazo. Ku bagabo iyo afite hejuru ya santimetero 104 nabwo biba ari ikibazo gikomeye. Rero nubwo buryo dushobora kubipima, ariko hari n'ibindi twebwe dupima. Tugapima body fat percentage, ibinure umuntu afite pourcentage yabyo. Tugapima muscle. Muri FAT2FIT turabikora, tukajya tureba ngo ese uyu muntu ko ubushize yari afite ibinure bingana gutya na muscle ari nkeya kubera ko wenda adakora siporo, muscle zarazamutse, ibinure biragabanuka. Ubundi nicyo tuba twifuza, yuko muscle imikaya izamuka, noneho ibinure byo bikagenda bigabanuka. Rero ni ibipimo byinshi tugenderaho: umuzenguruko wo mu nda, ibiro, uburebure,
muscle percentage, fat percentage, noneho tukareba uburyo umuntu ahagaze. Ese umuntu abaye interested n'iki kiganiro urabisobanuye bihagije, ubundi twajyaga twumva FAT2FIT ariko tutazi ese bigenda gute, bakora iki? Ubu ngubu tubashije kubisobanukirwa. Ese ubwo kugira ngo ninjire muri FAT2FIT byansaba iki, cyangwa se nabariza hehe? Yego, kwinjira muri FAT2FIT nk'uko twabibabwiye, ubu turi gukorana n'abantu 20 ariko tugakorana amezi 3. Amezi 3 kuko amezi 6 twasanze ari menshi cyane. Ni hafi igice cy'umwaka, turagabanya tugira amezi 3 kugira ngo tubashe gufasha abantu benshi bashoboka. Mu mezi 3 umuntu ariyandikisha. Uriyandikisha kuri nimero yacu 0788 94 04 74. Wiyandikishaho tukaguha ibisabwa byose. Kabiri, n'abantu ba online rwose ntabwo twabibagiwe, turi kubandika, tugeze kure tubandika. Nawo ni kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp, uratwandikira twaguha gahunda yose uko imeze, ukajoininga abandi. Tuzatangirana n'uku kwa 4 kwageze icyumweru cyako cya mbere, niko tuzadutangiranye na groupe yo mu Rwanda ndetse na groupe iri online. Online twemeramo n'abantu bari mu ntara za kure, za Rusizi, Nyamasheke n'ahandi hose umuntu atabasha kuba yajya abasha kuza hano Kigali rimwe mu kwezi, nabo bashobora kujoininga ya online, birakunda. Rero nibyo ngibyo, upfa kubura umugore ufite ibiro byinshi, aratwandikira ubundi tukamuhereza ibisabwa, ubundi tukamwandika tukazabana nawe muri iyi intake y'ukwa 4. Ariko ndashaka kubabwira gahunda yo mu kwa 7 tukiri mu kwa 4. Mu kwa 7 nabwo tuzongera, ubu tutangiye mu kwa 4, mu kwa 7 nabwo tuzongera, ariko ubwo tuzabana n'abantu bari XX large, like bafite ibiro byinshi cyane. Tuzabana n'abantu bafite ibiro guhera ku biro 100 kuzamura gusa. Abantu bari muri za 90 na za 80 bo biyandikisha ubu ngubu. Mu kwa 7 dushaka gufasha cyane abantu bafite ibiro byinshi, ariko still no muri kuno kwa 4 nabo turi kubandika. Umuntu wese ufite icyo kibazo ari welcome kuza tukamwandikika, ubundi tukazabana nawe muri iyi intake y'ukwa 4. Murakoze cyane, turagushimiye by'umwihariko ku bw'ubuvuzi, nimba ariko nabyita n'ubujyanama bikubiye hamwe uri gutanga ku Banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ni iki wabwira umuntu wumva yuko bidashoboka, cyangwa se ugitekereza yuko kugabanya ibiro bitakunda, nyine ubwo narabyibushye byararangiye, ni iki wamubwira? Hari igihe wenda iyo bivuze uri umuganga bavuga ati nuko ari wowe, ariko birashoboka. Twabonye abantu bemeye kuduha amatestimonies, birashoboka. Uretse na bariya hari n'abandi benshi baba batameye kuza kuri kamera, ariko birakunda iyo umuntu abigizemo uruhare, akemera ya discipline, akaba determiné, agashiraho ubufasha bwa muganga, ibiro biragenda. Hari uvuga ngo mu muryango wacu niko tumeze, twe n'ubundi niko twese tuba tubyibushye. Nibyo koko hari abantu bagira genes zo kubyibuha, ariko ntago biba bivuze ngo egari ko kugabanya ibiro bidakunda. Biba bivuze ngo ahubwo shiramo imbaraga nyinshi kugira ngo nawe utazagira bya biro byinshi byo mu muryango wanyu. Ntibiba bivuze ngo kugabanya ibiro ntibikunda. Yego, turagushimiye. Yego, murakoze cyane. Naho